ukagenda mu Kigali cy'abasore bakakwicira gahunda ngira Imana hari ibintu bitatu bishobora kwica umusore. Impamvu ndimo kubabwira ibi ngibi kuko narebye ngasanga benshi bari imbere yanjye niyo kategori bashobora kwica n'ibyo mvuga. Ni abasitari n'abandi n'abariya bakurikije buri wasanga ari abasitari n'abasitari. You know what I'm saying? Nabaye ugasanga ikurikirana n'ibifata ugakurikira success wamara kuyifata nta kintu kibishyaho kuko nayo yose very bad. Nyuma y'iki gitabo hari iki udefanda mu mwaka munsi ushobika gukomera amashyi ugakira ubushoboye uryamana n'umukobwa ijoro ryose bazabonezwa umucanga ariko aravuga ngo ugiye kumenyesha umuntu yubaka ahubaka imibereho ya Yesu narishyize kuri Yesu kandi narifite n'iki imyaka 60 nyine y'ubuzima bwawe nta kintu cyiza nko kubaho ugasiga inyuma yawe kugira ngo babizi yuko impamvu tubaza ni uko niba ari nta byinshi urabizi ubwawe n'ejo uzaba ukiri kumwe urakoze cyane n'ejo uzaba ukiri kumwe urakoze cyane uzajya umurinda ubuzima cyangwa urwaye uzareka kandi bose ubana muri izo uzaba ukiri kumwe urakoze cyane. Ndakwemeye wowe umunezero Aline Marie Ange ko uba umugore wanjye dushyingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu byago mu butunzi no mu bukene urwaye cyangwa uri muzima nzajya ngukunda ngukuyakuya kugeza aho urupfu uzadutandukanyiriza nkurikije itegeko ryera ry'Imana mbikurahiye ntyo bitarabaho. dushyingirane tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu byago mu butunzi no mu bukene urwaye cyangwa ubuzima nzajya ngukunda nkugusha neza nkumvira kugeza aho urupfu ruzagutandukanyiriza nkurikije itegeko ryera ry'Imana mbikurahiye ntyo. nkubahishije umubiri wanjye nguhaye ibintu byanjye byose ubivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Talvez a gente não seja um caminho, porque usar o tipo de